Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu, bakunzi ibiganiro tubagezaho, bakunzi b'amagambo y'ubwenge dukunze kubagezaho. Twongeye kubasuhuza tubitsa gukanda subscribe, musharinga kugira ngo n'abandi babashe kugerwaho n'ano magambo y'ubwenge tubagezaho. Uyu munsi twabateguriye amagambo y'ubwenge yavuzwe na Henry Ford, umunyamerika uzwi cyane mu nganda zikora amamodoka. Ku mamodoka, abatwara amamodoka murazizi za Ford z'inyamerika, uburyo aba ari imodoka za karite za original zitari inshinwa. Uyu mugabo rero wavutse ku itariki 30 z'ukwa karindwi mu 1863, akaza kuva ku isi y'abazima ku itariki 7 z'ukwa kane 1947. Ni umugabo w'umunyenganda, akaba ari we washinze uruganda rwitwa Ford Motor Company, nk'uko nabivuze hejuru, rukora amamodoka atandukanye ndetse azwiho kugira ubukomere ndetse n'uburambe. Tudatinze rero tugiye kureba amwe mu magambo yavuze ubwo yari akiri mu isi y'abazima. Ford yaravuze ati: guhangana ni amaraso y'uruganda. Hatabayeho guhangana cyangwa se competition, ntabwo uruganda rwatera imbere. Igihe ukora wenyine nta wundi uhanganye nawe, buri umunyeshuri ari mu ishuri yiga wenyine, ntabwo wamenya ko imitsindire iri kuzamuka cyangwa se ari icyo ari guhindukaho. Yakumva ko ari we wa mbere kandi mu by'ukuri yaba ari no wa nyuma. Ford nanone yigeze kuvuga irindi jambo ry'ubwenge ati: watekereza ko ushoboye cyangwa watekereza ko udashoboye, byose ni ukuri. Ford yarongeye ati: umuntu wese urekeraho kwiga aba ashaje, waba ufite 20 cyangwa 80, ariko umuntu ukomeza kwiga agomba kuba umusore, akomeza kuba umujene. Ford yarongeye ati: intsinzwi cyangwa se gutsindwa ni amahirwe yo kongera gutangira, no kongera gutangira mu bwenge. Ford yarongeye ati: inshuti yanjye y'igiciro nubasha kunkuramo ibyiza. Ford yarongeye ati: we gushaka ikosa aho gushaka umuti, umuntu wese ashobora kwijujuta cyangwa se kwitotomba. Ford yarongeye ati: ikosa rimwe rikomeye ni ukuba nta kintu wabashe kwigiramo. Iyo ikintu kibaye kikagenda kigahita, nta kintu ukuyemo, nta somo ukuyemo, ni ikibazo. Ford yarongeye ati: nta kintu gikomera igihe akazi kawe kagabanyijemo ibice bito bito. Iyo ufite inshingano ukagenda uzigabanyamo uduce duto duto, ibintu biroroha. Ford yarongeye ati: ibintu bigira karite cyangwa se karite isobanuye gukora ikintu neza mu gihe nta n'umwe ureba cyangwa se nta n'umwe ubyitayeho. Ford yarongeye ati: niba buri wese agendeye hamwe n'abandi, icyo gihe success cyangwa se success nta kabuza izabaho. Ford yarongeye ati: hariho ibintu bitatu uko bisaza ariko birushaho kugira igiciro. Igiti gikuze kirakongoka cyangwa se kirashya cyane, ibitabo bikuze barabisoma, ndetse n'inshuti zishaje n'inshuti zikuze n'izo kwishimira. Ford yagize ati: iyo nza kuba narabaje abantu icyo bakeneye, bari kumbwira ko bakeneye amafarashi yirukanka. Ahangaha bivuze kuko yakoze imodoka, ariko avuga ati: iyo ngira uwo mbwira igitekerezo cyanjye cy'uko ngiye kubakorera imodoka, ngiye kubakorera imashini ishobora kubatwara yirukanka, ntibari kubyumva ko batari babizi. Bari kumbwira ati: twikeneye amafarashi koreya dusanzwe tuzi adutwara atwirukankana. Yakoze igitekerezo cye agishyira mu bikorwa, ahubwo noneho abantu babonye ko ari cyiza, agenda akinuvera, akivugurura. Nawe igihe ugize igitekerezo gishyire mu bikorwa, ahubwo abantu bazaza baguha ibitekerezo bagendeye ku cyo watangiye gukora. Ford yarongeye ati: abantu iyo bagendanye n'Imana igihe cyose bagera aho bifuza kugera. Ford yarongeye ati: amafaranga ni nk'ukuboko cyangwa se ukuguru, yakoreshe cyangwa se atakare. Hari n'abajya bavuga ngo amafaranga ni ibiryo bihiye, uko aje niko agenda, kuyakoresha bisaba ubwenge. Ford yarongeye ati: abantu benshi batekereza ko kwizera ari ukwizera ibintu, kandi bisobanuye ko ari ukugerageza gukora ikintu. Kwizera ukaguha amahirwe y'uko kuza kwigaragaza, ariko hari icyo watangiye, hari icyo wagerageje. Ford yarongeye ati: gushyira hamwe ni intangiriro, kuguma hamwe ni iterambere, gukorera hamwe ni intsinzi. Murakoze inshuti zacu, tubasaba gukanda subscribe ndetse no kukazugera kugira ngo ibyo tubagezaho byose bikomeze bagereho ku gihe. Murakoze.